Ikaze kuri wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu makuru acukumbuye na byinshi biba bigenda bivugwa mu Rwanda, muri Afurika y'Iburasirazuba, muri Afurika muri rusange ndetse no ku isi muri rusange, mu busesenguzi butandukanye, mu bivugwa byinshi n'ibiganiro bicukumbuye tugenda tukugezaho. Ni iby'agaciro cyane kuri wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora nakubwira nikora subscribe, tuzatugenda tubana muri byinshi biba bigenda abivugwa muri rusange. Muri aka kanya ndaje ngo mugezeho inkuru by'umwihariko iri gukomeza guca ibintu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu arembejwe cyane n'abamusaba kwegura, banagiye mu mihanda, gusa nawe yagize icyo abasubiza abakurira inzira ku mirima. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 Ukwakira, sosiyete sivile ya Baraka muri teritwari ya Fizi ho muri Kivu y'Amajyepfo ifatanyije n'imiryango y'abene gihugu yakanguriye abatuye kariya gace k'igihugu kujya mu myigaragambyo yo kwamagana ishyirwa mu bikorwa rya komine Minembwe y'icyaro. Abitabiriye iyi myigaragambyo baririmbye indirimbo zibasira Minisitiri wo kwegereza ubuyobozi abaturage Azarias Ruberwa, banagaragaje kandi ubutumwa bwinshi bugaragaza ko banze ko Minembwe igirwa komine. Sosiyete sivile muri Fizi itombwe irasaba ko komine ya Minembwe iseswa, Minembwe ntabwo igurishwa. Bakongera bati yego gushyira mu bikorwa raporo ya mapping oya kuri komine yo mu cyaro cya Minembwe, oya kugucamo ibice Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urubuga actualite.cd ruvuga ko imyigaragambyo yatangiye isaa 11:00 z'igitondo mu gace ka Mwemezi, aho abigaragambya bateraniye. Batanze inyandiko ku biro bya UNESCO byaho, hanyuma berekeza mu cyicaro cy'umujyi, aho bagiye bagasoma ubutumwa bwabo imbere y'ubuyobozi w'umujyi wa Baraka, Jacques Useni uyobora aka gace. Byose bikaba byabaye polisi ibashyira ku murongo mu byishimo byinshi. Albert Etunda, perezida wa sosiyete sivile ya Barakati, twageze ku ntego zacu kuko komine ya Minembwe ariyo soko nyamukuru y'imvururu zose ziri mu misozi miremire. Twakurikiranwaga n'abapolisi, twagiye gutanga igitekerezo cyacu kuri UNESCO no mu mujyi wa Baraka, turanyuzwe kuko nta kintu kibi cyabaye. Umunyapolitike Martin Fayulu uyobora ihuriro Ramuka nawe yahamagariye abantu kujya mu myigaragambyo nk'iyi Kinshasa, ariko iburizwamo na polisi kimwe no mu mujyi wa Goma, naho igipolisi cyayiburijemo irahagarikwa. Ni Kinshasa imyigaragambyo nk'iyi yarahagaritswe, ikomeje kugenda yibasira cyane umuyobozi ushinzwe kwegereza abaturage ubuyobozi, Minisitiri Azarias Ruberwa, bamusaba kwegura nyuma yuko yavuze ko komine ya Minembwe yakigenga. Gusa nawe kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Ukwakira 2020 i Kinshasa, imbere n'itangazamakuru, Minisitiri wo kwegereza ubuyobozi abaturage n'ivugurura ry'inzego Azarias Ruberwa yashimangiye ko adashobora kwegura kugira ngo ashimisha abantu basabitse n'urwango bamushinja ubugambanyi kubera ishingwa rya komine Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, byaburijwemo n'umukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Kisekedi. Minisitiri Ruberwa yibukije ko komine ya Minembwe yashyizweho muri 2013 mu rwego rwa teritwari zegerejwe abaturage mu ntara zose. Ibi byari na mbere yo gushyira mu bikorwa umwanzuro wa 2015 wagombaga gushyiraho komine nshya zigera kuri 15 zirimo na Minembwe. Uyu mwanzuro wari wa Minisitiri w'Intebe Matata Ponyo wahagaritswe kubera ko hari ibibazo byagaragaye haba ku bijyanye n'ubushobozi bw'amakomine amwe namwe cyangwa ku bijyanye n'ibyicaro byayo. Yakomeje avuga ko muri 2017 guverinoma yakoze inama y'abaminisitiri kandi yashimye raporo y'abaminisitiri kubirebana no kugira ngo hakurweho iryo hagarikwa, nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga 7sur7.cd ikomeza ivuga. Ati
Muri 2018 Minisitiri w'Intebe Chibala yakuyeho iryo hagarikwa maze dutangira icyo bita operationalisme, igikorwa cyo gukora imirimo imwe n'imwe cyangwa myinshi ikorwa bityo ikabyara umusaruro. Ruberwa avuga ko ibi bikorwa tarahari kubera ko yari ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi muri 2013. Mu magambo yagize ati nari muri opposition muri 2013, ntabwo nari mari igihe ba meya bashyirwagaho, ba burugumesitiri bashyirwaho, nta mukono wanjye mufite no kuri burugumesitiri wa Minembwe. Ndibwira mu mutima wanjye ko byari kubw'impanuka kuba narisanze muri Minembwe iyo aza kuba minisitiri wo kwegereza ubuyobozi abaturage dukomoka mu gace kanjye no mu muryango w'abanyamurenge, ibyo byari kuba bitandukanye. Ku bijyanye n'abamusaba kwegura, Azarias Ruberwa wigeze kuba na Vice President wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko nta kosa yakoze ryatuma yegura. Mu magambo yagize ati iyo nza gukora ikosa nari kwegura, ariko sinshobora kwegura kugira ngo nshimishe abantu basabitswe n'urwango, bagaragaza urwango mu mitsi kubera ko gusa ari Ruberwa. Oya, hano ibi ntabwo ari uguha ubutabera abafite ukuri. Urabizi ntushobora guciraho iteka umuntu ngo yegure utabanje kumwumva, amategeko nabyemera. Yasezeranyije kandi ko yiteguye inteko inshinga amategeko niramuka imuhamagajeho kuri dosiye ya Minembwe kugira ngo ayisobanure. Abahagarariye abaturage batowe, abadepite bamenye ukuri. Muri Nzeri nibwo burugumesitiri wa komine yo mu cyaro cya Minembwe yakizweho na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'Intara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko Minisitiri Ruberwa abitangaza, ariko iryo shyirwaho ryakurikiwe no kutavugaho rumwe mu banyapolitike bamwe na bamwe. Ku banyapolitike bamwe na bamwe nka Justin Bitakwira wahoze ari Minisitiri w'Iterambere ry'icyaro, ngo iyi niyo ntangiriro yo gushyira mu bikorwa gahunda yo gucamo ibice Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byatumye mu kiganiro n'abanyamakuru i Goma mu cyumweru gishize, Felix Tshisekedi afata icyemezo cyo guhagarika ishyirwaho rya Minembwe nka komine yo mu cyaro. Ngibyo ibyo abigaragambya bakomeje kwibasira Azarias Ruberwa. Uyu ni minisitiri ushinzwe kwegereza ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bakomeje kumwibasira. Gusa we yatangaje ko atari bwegure ngo ni ukugira ngo ashimisha abantu bamwe na bamwe buzuye urwango. Nawe wagira igitekerezo udongo muri commentaire, by'umwihariko twena tubana muri byinshi bitandukanye tugenda tugutegurira mu makuru menshi abagenda avugwa n'ubusesenguzi butandukanye. By'umwihariko wowe wakoze subscribe ni iby'agaciro gakomeye cyane. Nawe ukibona iyi video bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe, tugenda tubana muri byinshi bitandukanye, mu makuru menshi abagenda avugwa na byinshi bitandukanye tugenda tukugezaho muri rusange. Kamushimire wowe amaye umwanya wawe kuvaho nahereye kugezaho nsoreje aha. Mukomeze mugubwe neza, mubane natwe. Amahoro y'Imana abane namwe.